Oh yes, reka nongere mwifurize kugira ibihe byiza inshuti mukundwa kuri wowe udahwema kubana natwe gatanu ku kandi ndagira ngo ni inkuru nziza ikomeje kugenda yumvikana mu Rwanda ako bakunzi mu byukuri ba Israel mbonyi ndetse na Dorcas bakomeje kugenda bagaragaza mu byukuri ibyishimo bidasanzwe nyuma y'uko mu byukuri humvikanye ko Dorcas mu byukuri agiye kuba yakora ubukwe na Israel mbonyi. Ndagira ngo benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko mu byukuri Israel mbonyi ndetse na Dorcas bakora ubukwe mu byukuri bazaba baberanye koko niyo ibiro byo mu byukuri ubona ko mu byukuri baberanye cyane. Benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu mu byukuri Israel mbonyi yakomeje kugenda agaragaza mu byukuri arimo kwambika Dorcas impeta bikaza no kurangira mu byukuri Dorcas yongeye kuba yakisiga amavuta agasa neza cyane. Ndagira ngo murimo kumubona mu byukuri kuri screen yanyu n'umukobwa mu byukuri uteye neza cyane, n'umukobwa mu byukuri ufite ikimero cyakurura umusore wese. Burya mu byukuri iyo bambaye amakanzu bari kuririmba indirimbo z'Imana zo kuramya no guhimbaza Imana ntabwo mu byukuri baba bagaragaza imiterere yabo neza. Israel mbonyi mu byukuri yaje kuba yagaragaza ko agiye kuba yakora ubukwe na Dorcas. Ndagira ngo ni ibintu mu byukuri byakomeje kugenda bishimisha benshi cyane kuri save the date. Nakomeje kugenda mbona benshi bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo bidasanzwe nyuma y'uko mu byukuri Israel mbonyi yongeye kuba yatera ivi ndetse kandi mu byukuri akagaragara ahetse umukunzi we mu byukuri Dorcas mu mugongo. Byakomeje kugenda bishimisha benshi, abenshi bakomeje kugenda bishima mu byukuri, bakomeza kugenda babashyigikira, baravuga ko mu byukuri bwaba ari ubukwe bw'akataraboneka, bwaba mu byukuri ari ibiro byakomeje kugenda bishimisha abatari bake mu Rwanda. Ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda mugaragaza ivamutima mu byukuri kuri Dorcas ugiye kuba watwagwa n'umusore mwiza cyane, umusore mu byukuri nawe uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Dorcas nawe mu byukuri akaba aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza ivamutima zikomeje kugenda zigaragaza ko mu byukuri ishimwe ndetse kandi mu byukuri na Israel mbonyi babashe kuba bakora ubukwe mu byukuri bwaba ari bukwe bw'akata araboneka kugeza kuri aka kanya. Bakomeje kugera byumvikanishwa n'abatari bake, bakomeje kugenda bagaragaza nyuma y'uko mu byukuri uwitwa Israel mbonyi akomeje kugenda agaragaza amafoto ndetse kandi akaba yongeye kugaragara ariko mu byukuri yaterera ivi umukunzi we Dorcas. Yakomeje kugenda nawe abigaragaza nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa na timu ya MI Empire, yakomeje kugera mu byukuri igaragaza ko uwitwa Dorcas agiye kuba yakora ubukwe. Ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda mubona uwitwa Israel mbonyi yakomeje kugenda atangaza ko mu byukuri agiye kuba yakora ubukwe mu kwezi kwa 10, ariko benshi mu byukuri barabitegerezanya amatsiko ateye ubwoba cyane. Ndagira mubwira ko mu byukuri umunsi wo gukora ubukwe bwa Israel mbonyi ubasha kuba wanagira. Ndagira ngo mu byukuri murabona ko ari imyiteguro idasanzwe. Ndagira ngo mu byukuri murabona impeta ikoze mu bwoko bwa zahabu igiye kuba yakambikwa mu byukuri uwitwa Dorcas. Yamaze kuba yanakambara impeta yambitswe na Israel mbonyi umukunzi we. Ni ibintu byakomeje kugenda bishimisha benshi cyane mu Rwanda, ni ibintu navuga ko byakomeje kugenda bishimisha abakunzi babo kubera ko muza kureba mu byukuri uwitwa Israel mbonyi afite audience nini y'abantu bamukurikira ndetse kandi na Dorcas afatikanyije mu byukuri itsinda rya mukuru we bise mu byukuri Vestina na Dorcas nabo bafite audience y'abakurikira nini cyane. Navuga ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza imvamutima cyane, benshi bakomeje kugenda mu byukuri abishimira ibirori bidasanzwe bya Israel mbonyi ndetse na Dorcas. Ni nako mu byukuri witwa Ishimwe Vestina yakoze ubukwe mu byukuri yakomeje kugenda agaragaza mu byukuri mu gukurura abantu benshi cyane mu Rwanda. Ndagira ngo mu byukuri nyine Ishimwe Vestina mwabonye ko yakoze ubukwe bwiza cyane, yakoze ubukwe bwakomeje kugenda bwitabirwa n'abatari bake. Navuga ko ari ubukwe bwakunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Kuri uyu munsi mu byukuri byongeye kuba byakumvikana ko witwa Dorcas ndetse akaba na murumuna wa Ishimwe Vestina baturuka mu majyepfo y'u Rwanda bongeye ko mu byukuri basusurutsa abakunzi babo, bongeye ko mu byukuri bashimisha by'umwihariko u Rwanda ndetse n'abandi bakurikira ndetse n'abadiaspora bakomeje kugenda babagaragariza urukundo. Bakomeje kugenda babona ko mu byukuri uwitwa Israel mbonyi yakomeje kugenda mu byukuri agaragara ari mu kamwenyu ari guseka. Nibiseko mu byukuri byakomeje kugenda byisubira ku bakunzi aba Israel mbonyi bakomeje kugenda banishima cyane ubwabo. Ndakubwira ko muri Kigali mu byukuri benshi bakomeje kugenda bishima cyane niwe ko mu byukuri ravuye kuba yaririmba muri Big Arena ariko akagaragara ari guperforminga mu byukuri n'umukunzi we Dorcas. Benshi mu byukuri batangiye kuba babikeka cyane kubera ko benshi ntabwo bemera ko mu byukuri Israel mbonyi afite ubukwe n'uwitwa Dorcas. Byaje kuba byagaragara ku munsi w'ejo bundi mu byukuri muri Big Arena uko byagaragaye mu byukuri uwitwa Israel mbonyi ari kuba yaririmbana n'umukunzi we Dorcas. Ndagira ngo benshi bakomeje kugenda babona ko ari ibintu byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo mu byukuri murabona uwitwa Dorcas yakomeje kugenda agaragara mu gakanzi k'umutuku. Ndabona mu byukuri afite ikimero cyiza cyane, yaje kuba yagaragara mu byukuri ari kugaragaza amatako ateye neza cyane. Ndagira ngo mu byukuri murabona ko
afite ikimero giteye neza cyane, arashishikaje mu by'ukuri. Ndabona ari imboga nziza mu by'ukuri Israel Mbonyi yari amaze kuba yabyitegereza kugeza kuri aka kanya. Urako nawe mu by'ukuri afite akamwenyu n'ibyishimo bidasanzwe. Ndagira ngo mu by'ukuri akimara kumuterera ivi muri Kigali, ndagira ngo mwabibonye kuri convention center niho byabereye. Ubona ko mu by'ukuri yahise amufata akamutera umugongo mu by'ukuri akamuheka, bawuse mu by'ukuri bakagaragaza ifoto y'urwibutso, ifoto nziza cyane, ifoto mu by'ukuri akomeza kugenda igaragara ko mu by'ukuri ari ifoto y'ibyishimo kuri Israel Mbonyi, ndetse mu by'ukuri n'uyu mukobwa w'umunyarwandakazi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Dorcas afatikanyije mu by'ukuri na Ishimwe Vestina mukuru we. Gusa nimubwira ngo byakomeje kugenda bishimisha abenshi cyane mu Rwanda, ibyamamare byose byari bihari mu by'ukuri biri kuba byareba umuhango wo gutera ivi mu by'ukuri kuri Israel Mbonyi ndetse na Dorcas. Ni ibintu mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragarira buri umwe. Nimubwira ngo mu by'ukuri Vestina yagaragaje amarangamutima ndetse na Edrisa bari kuba mu by'ukuri bakishima bagaragaza amarira yakomeje kugenda ashoka ku matama yabo. Ni ibintu kugeza kuri aka kanya byakomeje kugenda bishimisha abatari bake mu Rwanda. Ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda mubona ko mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara neza cyane. Reka mu by'ukuri tubone turebe amwe mu magambo yakomeje kugenda akomeza kugenda atangazwa na Israel Mbonyi, aho kandi mu by'ukuri nuza kuba wareba n'uyu mukobwa Dorcas nawe yakomeje kugenda atangaza amagambo ku mbuga nkoranyambaga ze. Ndagira ngo mu by'ukuri mbashe kuba nabitepinga no kuri screen kugira ngo mbikwereke nuguza kuba wareba. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza, aho kandi tuzibuze kuba mu by'ukuri twagaruka ku gitaramo cyakomeje kugenda kibera muri Big Arena, nacyo gitaramo cyakomeje kugenda kigaragaza ko witwa Israel Mbonyi mu by'ukuri ashobora kuba ari gukomeza kugenda agaragaza akantu mu by'ukuri kuba agiye kuba yabana n'uwitwa Dorcas. Ndagira ngo mwabonye ukuntu yakoze igitaramo muri Big Arena, ariko aza kuba yagaragaza mu by'ukuri agaragarizamo nyine umukunzi we Dorcas. Biza no kuba byagaragara ko witwa Israel Mbonyi mu by'ukuri yaje kuba yagaragara ariko mu by'ukuri yaririmbana n'uwitwa Dorcas. Ni ibintu byakomeje kugenda bishimisha abantu benshi cyane, by the way benshi bakomeje kugenda bishima. Ariko rero hari n'andi makuru akomeje kugenda avuga ko mu by'ukuri uwitwa Israel Mbonyi yaba yarakundana n'undi mukobwa wo mu diaspora, ariko bikaza no kurangira nabi cyangwa se bikarangira mu by'ukuri atamukunze, bitewe nuko nyine uwo mukobwa ngo byakomeza kugenda bivuga ko yakomeza kugenda amuca inyuma, ndetse kandi Israel Mbonyi aza no kuba yabyibonera, birangira mu by'ukuri Israel Mbonyi atabasha kuba yashishikazwa no kuba yakundana n'uwo mukobwa wo mu diaspora, ariko byakomeje kugenda byumvikana. Ndagira ngo mu by'ukuri turebere hamwe kuri aya makuru yakomeje kugenda avugira mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'u Rwanda. Urarako benshi mu by'ukuri bakomeje kugenda bakomoza ku bukwe bwa Israel Mbonyi mu by'ukuri bwakomeje kugenda buvugisha abatari bake ku isi hirya no hino. Gusa kugeza kuri aka kanya byakomeje kugenda byumvikana ko nubwo Israel Mbonyi yafashe intambwe cyangwa se mu by'ukuri yateye intambwe y'ikigabo, akaba mu by'ukuri agiye kuba yaterera uyu mukobwa Dorcas ivi, ariko hari kumvikana amakuru avuga ko mu by'ukuri ngo ari mu diaspora bakundanaga, nyamara ngo baza kuba banashwana. Byakomeje kugenda abibabaza abatari bake mu Rwanda. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mubona ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bigaragaza ko mu by'ukuri witwa Israel Mbonyi yakomeje kugenda agaragaza ko yatereye ivi nanone mu by'ukuri umukobwa wo mu diaspora, bikaza no kuba byarangira badakomeshanyije urugendo, bitewe nuko nyine mu by'ukuri Israel Mbonyi yakomeje kugenda agaragaza ko uyu mukobwa mu by'ukuri yakomeza kugenda yitwara nabi cyane, cyangwa se akanagaragaza imico itari myiza. Ushobora kuba wakwibaza ngo mu by'ukuri Israel Mbonyi yahuye na Dorcas gute, cyangwa se mu by'ukuri bapanze ibintu byo kubana gute. Kuri uyu munsi naje kuba nagenda nza kuba mu by'ukuri nagwa ku makuru avuga ukuntu mu by'ukuri Israel Mbonyi yaje kuba yateretana na Dorcas, ndetse kandi ubona ko ari ibintu byari mu mikino mu by'ukuri bahuriye no muri studio bagiye kuba bakora indirimbo. Ukuntu rero mu by'ukuri byatangiye story yabo byaje kuba mu by'ukuri byarangira, rikaze kuba nakunyurira mu gastori kake kabo kugira ngo dukomeze nyir'izindi gahunda. Urako mu by'ukuri ari amakuru akomeje kugenda ashimisha benshi mu by'ukuri, ni amakuru bategerejanyije mu by'ukuri ibyishimo, ni amakuru navuga ko akomeje kugenda ategerezwa na benshi. Ndaza no kuba mu by'ukuri nagukirira kamwe mu kavideo kagaragaza mu by'ukuri Israel Mbonyi ari kuba yaterera ivi mu by'ukuri uwitwa Dorcas. Bahurira mu by'ukuri muri studio bagiye kuba bakora indirimbo, nibwo kandi mu by'ukuri Dorcas yaje kuba yabonana n'uyu Israel Mbonyi. Biza no kuba byarangira mu by'ukuri byumvikanye ko Ishimwe Vestina yaje kuba mu by'ukuri yarasanzwe aziranye na Israel Mbonyi, ariko mu by'ukuri kuba Dorcas yaraziranye na Israel Mbonyi byari bikubeye kikake cyane, cyangwa se byari ibintu bitari bishoboka, kubera ko nuza kureba Israel Mbonyi ntabwo yarasanzwe aziranye n'uyu Dorcas, ahubwo mu by'ukuri Israel Mbonyi yarasanzwe aziranye n'uyu mukuru wa Dorcas. Bisa no kuba byarangira mu by'ukuri Dorcas ahise avugisha Israel Mbonyi mu by'ukuri nawe baravugana. Bisa no kuba byarangira bahananye nimero za telefone, bisa no kuba byarangira mu by'ukuri bakomeje kugenda
bavugana, ndagira ngo mwakomeje kugenda murabona ko ari ibintu byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda mu ruhando rw'imyidagaduro nyarwanda ndetse na sinema nyarwanda. Benshi bakomeje kugenda bakomoza ku rukundo rwa Israel Mbonyi mu by'ukuri na Dorcas. Ndagira ngo mu by'ukuri Imana irabikoze, Imana iriyerekanye, ndetse kandi ni n'ubukwe bwakomeje kugenda buvuga ko buzaba ari ubukwe bushimishije, ndetse kugeza kuri aka kanya Israel Mbonyi yakomeje kugenda agaragaza mu by'ukuri ibyishimo bidasanzwe ari guterera mu by'ukuri uwitwa Dorcas. Ivi ndagira ngo byabereye kuri convention center, ni ibintu byakomeje kugenda bishimisha abatari bake mu by'ukuri. Ndagira ngo nawe bakomeje kugenda ubona ko ari ubukwe mu by'ukuri bushimishije, mu by'ukuri buzabasha kuba bwashimisha abatari bake mu Rwanda, n'ubukwe mu by'ukuri bw'ibyishimo bwakomeje kugenda bushimisha benshi cyane.